nizere ko ntabatindiye cyane. Reka duhite twikomereza na episode ya 7. Nanga muri 6 twari twagarukiye ubwo uno musore yararimo agerageza kubuza Hana kuba yakwiyahura ngo kugira ngo uno musore amukunde. Ibi byose twagiye tubireba, ndetse uno musore Taiga yaramubwiye ati erega Hana, mbere yuko ujya gukunda umuntu nawe jya ubanza wikunde. Ubaye udakunda ubuzima bwawe none ngo urankunda. Tugaruka ku rundi ruhande, wa mukobwa Gloria wacu aba yatangiye gukubitwa cyane, ndetse si nibyo gusa, ya moto ya mushuti we yoyo noneho batangiye no kuyimenagura. Ibirahuri bari kubimena, buri kimwe cyose bayikubitaguye. Telefone ye nawe ntibayisize, nayo bayimenaguye cyane. Witegereze ureba akantu ku kandi. Nuko dutangiye episode ya 7. Kanda aho ngaho kuri like ndetse ukandi na subscribe niba utarayikanzeho, ubundi twikomereze kugira ngo utazawucikwa n'inkuru zacu umunsi ku munsi. Moto ye baranayitwise kuri uwo munsi, bayishyizeho umuriro barayicanira, ndetse ahangaha batangiye kumukubita. Ahangaha hari umusore wamufashe neza neza agiye kumukubita igipfunsi, ndetse uno mukobwa Gloria yahabutse, yagize ubwoba. Aka gasore kazamuye igipfunsi kagiye gukimukubita, hari uwahageze. Sasa waje we ni mubi cyane, yaje akubitagura abantu. Taiga kumbi yahageze, yaje ahondagura buri wese wari uri aho ngaho. Nta numwe ari kugenda ashyiriramo imiyaga. Yamenye amakuru ko n'ubundi bari bagambaniwe. Uyu mukobwa yakubitaguye kuva na kare hose. Taiga we yaje gutabara, aza kubita buri umwe wese, nta numwe asize. Ndetse wa mukobwa wacu Gloria yacitse intege, agiye kwikubita hasi. Taiga arabireba, arangije tamuterura vuba vuba kugira ngo umukobwa atagwa hasi. Taiga aramubwira ati wihangane, mpageze nkererewe, ariko byose nta kundi, nyine byari byaramutse, nta kundi twabigenza. Ubwo muri ako kanya yahise amuterura, amureba cyane mu maso. Cya Taiga cyajya kimureba kigasika cyane kikamwenyura. Arangije aramubwira ati umva humura, uri kumwe nanjye nta kiri buze kukubaho kibi. Ubwo nahageze izere ko ibintu byose bimeze neza. Ubwo feri ya mbere Taiga ahita afata wa mukobwa Gloria, yarangiza akamuzana iwabo. Muri make ntabwo yigeze ajya kwa Gloria, ahubwo yamuzanye iwabo wa Taiga mu cyumba cya Taiga. Ndetse uno mukobwa arangije aravuga ati ase ubundi wari wagiye umunsi wose. Taiga arangije aramubwira ati nanjye hano narindi ntago mpazi. Ndetse Taiga ahita yongera aramubaza ati ase uracyatekereza ku bijyanye na Hana? Hana uracyamwizera, umufata nk'inshuti yawe? Cyangwa mbwiza ukuri umbwire ku kintu utekereza kuri uriya mukobwa Hana. Hana uracyamufata nk'inshuti yawe? Waba uzi umuntu uri inyuma y'ibi byose? Ndetse uno mukobwa Gloria yarangiza akavuga ati umva sinjye gukubeshya rwose, ntabwo nakwizera ko Hana ariwe muntu wakora ibintu nk'ibi ngibi. Ntabwo nakwizera ko ariwe muntu wankorera ibintu nk'ibi ngibi, kuko biratangaje cyane, ntabwo bibaho, nta nubwo yabishobora. Disaga agakobwa ko kumvaga Hana atakagambanira. Kumva umuntu aba ari mugari mw'abantu mwe, ushobora kubona umuntu yitonda, umuntu yifite umutima mwiza, ndetse abikwereka imbere inyuma, ariko wasanga imbere ari mukushi. Ubwo muri ako kanya uyu musore afata umuti agiye kuwushyiriraho uno mukobwa Hana aba yakomeretse. Gusa nanone utaramushyiriraho umuti, uyu mukobwa Gloria yitegereza kuri Taiga, yarangiza agitabona Taiga nawe afite urukomere runini. Yarangiza agatavuga ati umva buretse ho gatoya, ahubwo mbere na mbere nakabaye ari wowe mbanza gushyiriraho umuti, urabyumva? Mbere yuko wowe uwunshyiriraho, kuko ndi kubona ari wowe ufite igikomere gikomeye cyane, ufite igikomere kinini kundusha. Reka rero mbanze nkushyiriraho umuti, ubanze umere neza, hanyuma njye uraza kuwunshyiriraho nyuma, kuko wakomeretse cyane kundusha. Ubwo yamara kuvuga ayo magambo yose, uyu musore Taiga akavuga ati oya ariko waritse nkabanza nkakuvura se. Ndetse uno mukobwa agahita amubaza ati ase ubundi icyo gikomere wagikuye hehe? Ubwo Taiga agahita amubwira ati ibi bintu rero bitewe n'ukuntu bihuriranye, bigahurirana n'uko mfite igikomere nawe ukaba ugifite, ibi bishatse gusobanura ko ngukunda bya hatari. Noneho binyeretse urukundo dukundana njyewe nawe urwarirwo, ndetse n'ikigero ruriho. Ndetse uno musore uko yabivugaga ibyo byose, uyu mukobwa Gloria we biba bisa nk'atanabizi ko bakundana, biba bisa nk'abitanamurimo. Gusa uyu musore Taiga akomeza kumugoboka inshuro nyinshi Gloria ari mu bibazo. Uyu musore Taiga niwe muntu wenyine uza akamutabara, niwe muntu wenyine aza akamuba hafi. Yaramubwiye ati none se ubu ngubu kugeza na n'ubu wowe ugendeye kuri ibi bintu nari maze kuvuga by'uko byahuriranye, nkaba mfite igikomere nawe ugifite, ntabwo none usobanuye kiwe ingano y'urukundo dukundana njyewe nawe? Niko Taiga yahise avuga, nyine yahise narikocoreramo, ashaka kuba nyine yanamutereteramo da. Nta bintu byinshi ahantu hose akanya ubonye uragaprofita. Ndetse uriya mukobwa Gloria aramwihorera cyane ko yari yanacitse intege cyane. Twabonye bahereye kare bamukubita, nta gahenge bigeze bamuha banamucunaguza. Ubwo muri ako kanya
Gloria yahise atwarwa arasinzira, udutotsi twari twanamubanye twinshi, yacitse intege, yahise aryama ku maguru y'uno musore Taiga. Ubwo Taiga akajya amwitegereza cyane mu maso, agakomeza akamwirebera. Nyine byaramushimishije byonyine kuba ari kumureba mu maso, yumvaga ari ibintu bimushimishije, akumva ni ibintu bimunejeje. Ubwo nawe uko umwanya wakomezaga kugenda uza, imyanya ikomeza igenda iza, gasa amasaha agenda, uyu musore nawe niko ibitotsi byamwishe, ageraho ahita yisinzirira nawe. Ubwo ijoro ryose baryamyeho. Sasa mu gitondo cya kare uyu mukobwa Gloria yarakangutse asanga Taiga ntawe uhari. Ijoro ryashize twabonye bari kumwe. Mu gukanguka yisanze ari we wenyine, afite n'ubwoba bwinshi cyane. Arangije hatangira kureba hirya no hino ngo arebe ubundi ahantu ndi ni hehe. Wibuke yanahaje nimugoroba, umutwe wamenaguritse, yarushye, yananiwe. Atangira kureba hirya no hino ngo amenye ahari hariho, ndetse n'ubwoba bwinshi. Muri ako kanya yumvise umuntu ukingura urugi, gahita kipfuka, kagize ubwoba. Kumbi ni umukozi wo muri runo rugo kwa Taiga. Yaje ahangazanye imyenda, ndetse mu kuza amuzaniye imyenda asanga kagize ubwoba. Aramubwira tumva impfukurerega, ntabwo ndi umuntu mubi, kandi ahangaha uhari umenya ko ufite umutekano, uburinzwe buri mu mahoro, we humura ntugire ikibazo. Ndetse Gloria yamaze kumva ayo magambo amuhumuriza, yahise yikuraho wa mwenda yari yishyizeho. Yaragize ngo wenda yaraye mu nyeshyamba, hari inyeshyamba yabimwatatse cyane. Uyu mukozi arangije avuga ati disi ni na keza, atumva wihangane rwose kuba utamubonye ahangaha, ngwino tugende. Ubwo yambaye ya myenda arangije amuzana ahangaha, asanga ku irembo kwa Taiga haparitse amamoto menshi cyane y'ubwoko bugiye butandukanye. Uriya mukozi arangije aravuga ati erega boss yambwiye ko atibuka moto yamenaguye. Ubwo muri make ni moto y'uno mukobwa, ya mushuti w'uno mukobwa. Atariko aya mamoto yose arahanga yambwiye ngo niwaza gukanguka nze kugufata nkuzana ahanga uhitemo iyawe urebe gusa. Yambwiye ko icyo yibukaga ari ibara gusa, ariko atibuka ubwoko. Ubwo rero nyine uragendera kuri ariya mabara, hanyuma rero ibara uri buze kubona risa n'iyi moto nyine bamenaguye ya mushuti wawe. Ubwo uraza kuyifata uyijyane. Niko kazi nyine yampaye ko kuza kukwitaho niwaza gukanguka. Ubwo nyine nawe urareba icyo wabikora, witegereze urebe. Kumbi Taiga yaragiye agura amamoto menshi, aravuga ati Gloria niyaza kubyuka aze guhitamo imwe ya mushuti we, aze kureba mu bwoko bwose buri ahangaha ahitemo imwe. Icyo yibukaga nuko yatukuraga gusa, nta kindi kintu yibuka y'iyo moto. Ndetse Gloria yarebye ahangaha aratungurwa cyane. Akiri aho muri ako kanya Taiga ahita amuhamagara. Ubwo yarangiza agahita yitaba telefone, ndetse yamara kuvuga ngo haro, Taiga agahita amubwira ati nizere ko umeze neza ariko waramutse amahoro. Uyu mukobwa akamubwira ati naramutse neza. Taiga yarangiza akavuga ati none se wamaze guhitamo moto cyangwa ntabwo wigeze uyihitamo? Aho ngaho ku irembo hari amamoto menshi, nizere ko wayarebye. Ntabwo nibuka neza nyine ya mushuti wawe bamenaguye, ariko icyo nibuka nuko yasaga n'umutuku, hitamo imwe. Gloria yanga guhitamo, aravuga tumva kubera icyo ubundi wakora ibi byose, njyewe ntabwo nahitamo moto ahangaha, nta nimwe ndi buze guhitamo. Niko Gloria yahise avuga. Ndetse Taiga aramubwira ati none kubera icyo utari buze guhitamo kandi nazizanye aho ngaho, ntabwo nkujyanye mu isoko, wowe ubyutse uzisanga aho ngaho, we hitamo nta kibazo rwose, uhitamo imwe. Kandi ikindi niba udashaka no guhitamo uzifate zose zijyane. Taiga nta mikino, aba afite ifaranga ryaramurenze, ryaramusagutse. Rero kuza umubwira ngo ntuhitamo, waraguha ibintu by'ubuntu ukabyanga. Yaramubwiye ati nudahitamo imwe zose uzifate uzijyane. Gloria aravuga tumva ibi bintu ntabwo byashoboka, ahubwo se ubundi reka nkubaze ko nimugoroba nibuka ko twari turi kumwe, twaraye hamwe mu gitondo cya kare, wazindutse ujya he ko ntigeze nkubona? Nakangutse ngasanga ndyamye njyenyine, wewe wari wagiye hehe? Wankoze ubugome unsiga njyenyine hariya, wari wagiye he? Ndetse ahangaha Taiga akimara kumva ibyo ngibyo yabaye nk'ashenguwe. Bisobanuye ngo ahantu Taiga yari yagiye ni ahantu hatari heza. Sasa reka uze wirebera akantu Taiga yaje gukora. Mu masaha ya nijoro ubwo bari baryamye, Taiga we yazindutse mbere yuko uriya mukobwa Gloria abyuka. Taiga ushobora kwibaza ngo yahise ajya hehe? Taiga yagiye ngo ajya gutanga isomo ku muntu wese wakoze kuri Gloria ejo hashize nyagasani. Wibuke Gloria baramukubitagure banamutwikira moto. Taiga rero aramubwiye ati nari nagiye gutanga isomo ku muntu wese wagukozeho, ku buryo n'ikindi gihe batazongera kubikora. Ndetse muri ako kanya Gloria amaze kumva ayo magambo Taiga amubwiye,
Gloria ahita avuga ati nizere ko nta kibi wakoze. Tiger aravuga ati rega nta kibi nakoze, nahamagaye MJ ngo abinkure rebera ahantu yabahambiriye, buri wese wamukubise babafashe barabahambira amaguru bayashyira hejuru, imitwe ijya hasi babacuritse. Arangije aravuga ati nge nta kintu rwose nigeze mbikora, reka nahamagaye MJ ndamubwira tumva reba ikintu wabakorera kibakwiriye. Ubwo rero bidatinze MJ nawe ndizera neza ko ari kubitaho. MJ yabahannye pe, nizere ko mubibonye namwe ahantu yari yabacuritse. Gloria yamaze kumva ibintu biri kuba yumva ubwoba buramwishe. Umusore uranga nta mikino, wowe uraza gukora kuri girlfriend w'umuntu uko wiboneye ntabwo ufite. Ndetse yarangije aravuga ati ibyo kandi ntubigireho ikibazo rega, wowe fata moto aho ngaho hanyuma rero uze ku ishuri vuba vuba udakererewe kandi wihute. Tuvuye kuri ruriya ruhande duhita tugaruka ngaha k'agakobwa ka Hana k'akagambanyi k'akagome kaba kari aha ngaha ku ruhande kaje ku ishuri nako. Ndetse uko kaba kari kugenda hano muri dorotwari kaba karimo karagenda kigendeshwamo muri ako kanya kataragera kure. Wa mukobwa Gloria nawe abahageze yarangiza akavuga ati umva Hana waramutse ute, ndetse Hana akamwihorera. Hana amakuru yawe kakamwihorera, nta kintu na kimwe kari kumusubiza kubera ko n'ubundi kamaze kumenya ko byamenyekanye, n'ubundi uko biri kose kazi ko Gloria yamaze kukavumbura ko kamugambaniye, ko kamukoreye ubugome, ko kamukoreye ibintu bitari byiza cyane. Ndetse Gloria yarangije aravuga ati Hana basize nta n'ikintu wakora, nta n'ikintu wavuga muri iki gitondo, no kusuhuza uri kumva bidakenewe, uri kumva utabikora nabyo. Ariko Hana aramwihorera, arangije atera intambwe arigendera. Ataragira kure Gloria yarangije aravuga ati Hana ibintu wakoze ni bibi cyane rega, nta nubwo nakubabarira, uri umugome, ntabwo nari nzi ko wakora ibintu nka biriya pe, ibintu wakoze birenze ubushobozi bwanjye, kuba nakubabarira byaturuka kure. Ubwo rero bitewe nuko uzi ko wakoze ibintu bibi, bitewe nuko wakoze ibintu by'ubugambanyi nawe ukaba ubizi neza, nizere ko bitaguha amahoro, nawe umutima wawe ntabwo utuje sibyo, nizere ko ntibeshye nawe ntabwo utuje, ntabwo umeze neza cyane. Ndetse uno mukobwa niko yahise amubwira Hana koko n'ubundi nk'umuntu wakoze ikibi, nk'umuntu wakoze ibintu nka biriya, ntabwo yari kubura urwikekwe, ntabwo yari kumererwa neza, ubundi nta mahoro y'umugambanyi, nta mahoro y'umuntu mubi. Ariko Gloria aramubwira ati ntabwo nigeze ntekereza ko ubushuti nari mfitanye nawe bwari feki, butari ubwa nyabwo, ntabwo nigeze ntekereza ko wambeshyaga. Ese ubundi kubera iki wambeshyaga? Byose wari ugambiriye iki? Wari ugamije kugira ngo uzanyandagaze? Wari ugamije kugira ngo uzansebye? Washakaga gukora iki? Hana arangije aramwihorera arigendera, ava aho ngaho. Ubundi hari igihe nyine ukora ibintu nawe wagerageza gushaka ijambo wavuga ukaribura. Hana nta kintu yari kuvuga, ubuse yari kwiregura avuga ngo iki? Yari kuvuga ngo wambabariye se? Yari kuvuga ngo iki? Ibyo ni ibibazo nawe wakwibaza. Ariko Hana amaze kuva aho ngaho, wa mukobwa Gloria yahise aza mu kabati ahantu babikaga ibikoresho. Ndetse mu kumara kuza hano mu kabati arebyemo asanga urwandiko rusaba imbabazi. Muri make nyine bisobanuye ko uriya mukobwa yashakaga kumusaba imbabazi. Hari akandi ko yasanzemo asanga yanditseho ngo umbabarire kubw'ibyabaye byose, nanjye nta mbaraga mfite zo kuba nagusaba imbabazi. Ibyo byose byaberaga aho ngaho. Wa musore Tiger ari hejuru kuri etaje ari kubireba, yari ari kubarebera hasi areba ibyo byose, ndetse yareba ka Gloria disa kisekera, bigaragara ko kamushimishe kamunezeza byonyine kuba ari kukareba. Ubwo bidatinze Tiger yahise aza hasi, arangije afata wa mukobwa Gloria ku rutugu, ahamagara abanyeshuri bose arababwira ati umva mwese nimutega amatwi mwumve, nyagasani wumve Tiger ati umuntu uzongera kubangamira girlfriend wanjye azaba ashatse, ubwo bishatse kuvuga ko nanjye ari jyewe azaba ari kubangamira, ubwo azaba akeneye njyewe, sibyo mushatse kuvuga? Ubwo sibyo icyo bisobanuye. Ati rero umuntu uzongera kumva ngo yamukojejeho n'imitwe y'intoki cyangwa ngo yamurebye nabi, nzamukubita umwuka umushiremo. Hana ndetse n'abandi banyeshuri na ba Gloria baratangara cyane. Gloria yarangije itavuga ati girlfriend wawe ninde? Sasa Gloria ntago ariyumvisha ko ari girlfriend w'uno musore. Abandi banyeshuri batangira kugenda barebana bagwa mu kantu. Tiger arikocoye abivugiye aha ngaha ati umuntu uzongera kumva ngo yamurebye nabi, ngo yamuvuze nabi, ngo yamusitayeho, amenye ko ibizaba kuri uwo munsi bizaba ari ibibazo kuri we. Gloria yarangije aravuga ati Tiger ibyo bintu uri kuvuga ubikuye hehe? Njyewe ko ntigeze nkubwira ko nkundana nawe, ubundi ibyo bintu wabikuye hehe?
wumve neza sasa. Gloria mu kugerageza kumwihakana ahangaha, Taiga arangije aravuga ati ushatse kuvuga ko utabimbwiye se? Warabimbwiye nawe urabizi neza rega, wikwiyoberanya, nawe urabizi ko wabimbwiye. Ndetse Gloria arangije aravuga ati nabikubwiriye hehe? Nge ntabyo nigeze nkubwira, ahubwo ndashaka kumbwira wabikuye hehe? Taiga aramubwira ati niba ushaka ko nkubwira inkuru yose y'ukuntu byifashe, ariko ndabizi neza n'ubundi ko waza gutungurwa kuko wizeye neza ko utabimbwiye, ariko nge ndabizi ko wabimbwiye. Gloria aravuga ati umva nge ntabyo nigeze nkubwira, ndabyibuka neza uko iminsi yose byagiye bigenda, nta kintu na kimwe nigeze nkubwira cy'ibyo. Urabyumva neza? Wiza kunyitirira ibintu rero uwigira intwaro ubyishyiraho ibyo byose, nge ntabyo nigeze nkubwira, ko nkundana nawe ntabyo nakubwiye. Taiga arangije aravuga ati hey, muri make nyine ubwo uranyihakanye, reka batwereke sasa ukuntu byagenze kugira ngo Gloria aze kubwira Taiga ko amukunda. Igihe nijoro Gloria twabibonye ko yari yaguye agacuho, yari yananiwe cyane, asinziriye buri kimwe cyose Taiga yamubwiraga. Gloria yahitaga avuga ati yes. Muri make nta kintu na kimwe Taiga yigeze amubwira ngo hakane. Rero Taiga nta kindi yakoze, yamubwiye ati ese waba girlfriend wanjye? Gloria nabwo yarangije aravuga ati yes yego, namuba nta kibazo nyagasani. Gloria yabyemeye ariko atabyemeye, niyo mpamvu hariya yarari kuvuga ati nge ibyo bintu ntabyo nibuka ko naba narigeze kubikubwira, ntabyo nzi, nge ntabwo nzi ko ndi mu rukundo nawe. Ndetse Taiga arangije aramubwira ati nibyo se ntabwo ubyibutse ra? Ntabwo ubyibutse neza ko wabimbwiye? Ndetse ahangaha Gloria agwa mu kantu ati we wanyibwiriye ko unkunda ndetse umbwira ko uzaba girlfriend wanjye w'ibihe byose, ndetse nta nubwo ari n'ibyo guserega wanansomye nyagasani, wumve neza. Ubwo muri ako kanya uyu musore nanone bahita batwereka ubwo bari kumwe, baje kugeraho baranasomana by accident, ariko nanone byabayeho bagezeho barasomana nyagasani. Witegereze urebe, uyu mukobwa we ntago yarazi byari biri kuba, twabonye atari no kubyibuka neza. Gloria ahita agira ubwoba nyagasani, yahise agira ubwoba aravuga ati wankoze ibiki? Taiga aravuga ati rero nizere ko mwamaze kubyumva, ubu noneho njyewe nawe turi mu rukundo, rero umuntu uzongera kumwivangaho cyangwa se kumushotora azaba akeneye njyewe. Ubwo Taiga agiye kugenda, ka Gloria kaza kamwirukankaho, karangiza kakamufata kakamukura kakamubwira ati umva wankoze ibiki ijoro ryashize? Ndashaka kumbwira ni iki kintu wankoreye, wankozeho iki? Taiga arangije aramureba araseka cyane aravuga ati erega nge nta kintu nigeze nkukoraho, nibyo byose byabaye niwe wabinkoresheje, ahubwo nyagasani wumve, nibyo byose byabaye niwe wabinkoresheje. Sasa bakiraho wa musore Reni wagiye mu Bufaransa abagarutse nyagasani. Witegereze urebe, Reni hari haciye igihe yaragiye mu Bufaransa ajyanye na Mira, yaragarutse. Aba baranga bahise bamubona, Taiga aramubona, wibuke Reni ni mushuti we. Gloria aramubona, wibuke Gloria niwe yagiriye inama uriya Reni ngo nawe ajye mu Bufaransa. Reni yaraje ahangaha arangije yitegereza Gloria nawe aramwitegereza, ndetse bari banakumburanye. Ndetse arangije nanone yitegereza wa musore Taiga nawe aramwitegereza. Hari hamaze gucaho igihe kirekire. Ubwo muri ako kanya yahise azanga kubasuhuza, Taiga ahita afata Gloria ku rutugu, arangije aramubwira ati umva mwana Reni, wari uzi n'ibindi se? Uyu mukobwa Gloria asigaye ari girlfriend wanjye. Sasa ahangaha Reni byaramutunguye ukuntu Gloria yaziranaga na Taiga, ntabwo yari azi ko ibintu nk'ibi ngibi byabaho. Ndetse uno musore Reni arangije aravuga ati okay, ni ibintu byiza cyane biranashimishije ndetse na cyane kumva ko usigaye ufite girlfriend, noneho girlfriend mwiza nk'uyu nguyu mwana, biranejeje. Ndetse ahangaha Reni we nta mutima mubi yagiraga, yabaga yiturije. Ibyo byose bimaze kuba, duhita tugaruka ahangaha kuri assembly. Haba habayeho assembly nyine mbere yuko abanyeshuri bajya muri classe. Ahangaha buri umwarimu buri gutanga amatangazo ababwira uko ibintu bimeze umunsi ku munsi. Urabizi nyine ku ishuri haba hari assembly. Ndetse muri ako kanya uyu mukobwa bari ahangaha ari kugerageza kwatsa telefone ye, ariko iba yanze kwaka ni Gloria. Wibuka telefone ye barayimenaguye, agerageza kuyatsa ikanga, uko agerageje kuyatsa ikagenda yanga. Yaribanga ukuntu yamenaguritse, bikanamutera agahinda bikamubabaza cyane. Yarangiza agatangira kwibaza ubuse ndabigenza gute, ubu ndabikora hiki? Ubwo muri ako kanya wa musore Taiga ahitaza akavangira mwarimu agahita mwaka mikoro, yarangiza agatanga itangazo. Abarimu baramuzi ararenze, ntawe ujya amuvuga nabi. Yarangiza akavuga ati Gloria, aho uri hose, aho uherereye hose, ndashaka ko duhurira hanze
sohoka hanze tuhahuriye, we gutanga itangazo ntabwo asaba, ni ukuza mwarimu akibwiriza agahita amuhereza umwanya agatanga itangazo tayari bigahita biba. Aramubwira ati umva ngiye gusohoka hanze, gira vuba vuba sohoka nawe duhurire hanze. Ubwo Gloria aba ari hafi aho ngaho, byose aba ari kubyumva. Yarangiza nyine ntago yamusuzugura, turabizi neza ko Taiga ikintu akubwiye ntago wamusuzugura, ntago bibaho. Gusa twabonye Gloria we kuva na kera hose yarajyaga amwurira, ndetse feri ya mbere bahise bahurira hanze. Taiga arangije aravuga ati ndashaka kumenya ubundi wabaye iki, ni ikihe kibazo ufite? Reba hanga muri telefone yanjye naguhamagaye inshuro zirenga 83, uri kuzireba hangaha, reba hangaha naguhamagaye inshuro zose telefone yawe itari ku murongo. Ubundi telefone yawe yabaye iki? Ndashaka kumenya wari wayikuyeho se basi kugira ngo ntaza kukubona, binsobanurire neza ubimbwire byose. Ndetse n'umukobwa ahita amubwira ati none se nanjye ko telefone yanjye yamenetse, nagerageje kuyatsa yanga kwaka, ngerageza gukora igishoboka cyose byose biranga, uri kumva nari kubigenza gute? Ugeranje avuga ikibazo ubwo ni cya telefone yawe, akira ahangaha telefone igira vuba vuba. Ndetse uno musore Taiga aba yamuzaniye agatelefone gashyashya k'umupyagari noneho gahenze, yarangiza agahita akamuhereza. Uyu mukobwa yarangiza akanga kuyemera. Gloria akavuga ati ese ubundi kubera icyo uri kumpa telefone yawe, uri kumva nayemera koko? Ntago nyishaka rwose, fata telefone yawe uyijyane. Uyu musore Taiga akamubwira ati ntago ukeneye impano yanjye, ntago ukeneye impano yanjye. Gloria yarangiza akavuga ati rega ntago ari ibyo ushatse kuvuga, ngewe icyo nakeneye ni ugufata ibintu by'ubuntu nyine, naba ndi kukuvuna, fata telefone yawe uyijyane, ntabwo nyishaka. Sasa uko Gloria yanga, uyu musore Taiga nawe ni umufungamutwe. Ubwo muri ako kanya atavuga ati okay nta kibazo yange, reka nze nyitereka hano hasi. Ubwo nyine umuntu uri buze gukenera telefone ari buze kuyifata akayijyanira, ntaribi niba utayemeye kuyifata mu ntoki, nihaza kubura undi muntu ukeneye agatelefone akaza akayifata akakijyanira nta kibazo. Ubwo Gloria nta yandi mahitamo aba afite, icyambere cyo telefone ntiyayisiga ahangaha. Ubwo nyine nta kundi aba agomba kuyifata, none se yarenza iki? Ubwo ahita aca bugufi yarangiza akayifata. Gusa Taiga nta mikino, niba guhaye ikintu ntukemere ubwo akiguha mu bundi buryo kandi ukagira ukacyemera, ntabwo akwinginga. Gloria yarangije aravuga ati ese ubundi amafaranga yawe ubupfusha ubuso mguriramo ibintu? Taiga aravuga ati sha ibyo sigaro byivugana, amafaranga si wowe wayakobokeye uza ahantu ava, ariko si ubundi mugana aza ahantu ava, ibyo byarabaye. Sasa mu gasene gakurikiyeho batwereka wa mukobwa aje hejuru kuri etaje. Wibuka hari ahantu wa musore Reni akunda kuba yibereye, ari gushushanya, ari gukora buri kimwe cyose. Sasa wa mukobwa Gloria nibwo ahita haza, ndetse mu kumara kuhaza ahasanga wa musore Reni ni haba yibereye, ariko yamara kuhagera agasanga Reni ntabwo ari gushushanya. Ndetse no mukobwa wibuke hari agatambaro Reni yigeze kumuha kera ngo yihanagure, akajya amushaka ngo kamuhe ariko ntamubone, na n'ubu yarakigafite, yarakazanye agatereka ku meza Reni akunze kuba yicayeho. Ndetse arangije zangaza kumuganiriza, aramubaza ati se mu Bufaransa byari bimeze bite? Ati mu Bufaransa byagenze bite? Uyu musore Reni nawe atangira kumubwira amakuru, amubwira ati umfasha mu Bufaransa byari bimeze neza cyane. Ati ndetse icyari gitangaje kurushaho, ubwo Mira yahambonaga yarishimye cyane rwose, byaramutangaje, ntabwo yari yiteguye ko najyayo nyina ari we unjyanyeyo nk'ubushuti bwacu kugira ngo bukomeze bukure. Byari bishimishije cyane, byari binanejeje cyane. Ndetse uyu mukobwa byose akabyumva. Wibuke kuva na kera hose bajyaga biganirira, bagafata agahe bakaganira, ndetse bakanagirana n'inama, aho bishoboka umwe akagira inama undi. Uyu musore Reni arangije aravuga ati ahubwo se ko nguhaye amakuru yanjye, nawe mpa amakuru yawe na Taiga biba bimeze bite muri mu rukundo? Ndetse uyu mukobwa Gloria yarangiza akavuga ati mwana njye sinye ukubeshya pe, ntabwo ndi mu rukundo na Taiga. Ese Gloria afite ikihe kibazo? Njyewe ntabwo ndi mu rukundo na Taiga, kubera ko Taiga bira bintu byose yaragiye arabihimba, arangije ahita anabyemeza, arabikonfaminga, ariko njye ntabwo nigeze mbyemera habe na gatoya. Ndetse uyarangije aravuga ati ntabwo byumvikana, nose Taiga bira bintu byose yambwiraga ntabwo mwari muri mu rukundo, ariko nanone nkabimenya, erega wowe wabaye mu rukundo nanjye igihe kirekire, niyo mpamvu rero bitantungura kuba wambwira ko mutari mu rukundo we na Nyagasani. Wumve neza, uyu musore Reni yahise amubwira ati wabaye mu rukundo nanjye igihe kirekire, rero niyo mpamvu bitantungura uramutse umbwiye ko
wowe na Taiga mutari mu rukundo ntabwo byantungura Gloria agira ubwoba nyagasani. Sasa ibi bintu biri kuba byo biri buze gusemura iki? Uyu musore rero niko tuzi ko girlfriend wari uriya mukobwa Mira, kandi nanone Mira twabonye nabo badavuga ko badakundana. Sasa hanga hari ikibazo rero, ibi biri buze gusobanuka bite? Niba uno musore Reni yibwira ko akundana n'umukobwa Gloria, ndetse wa musore Taiga nawe akibwira ko akundana na Gloria, ibi byo biri buze kurangira bite? Ibyo byose byarabaye. Ubwo nyuma yuko ibyo byose bimaze kuba, duhita tugaruka ahangaha. Gloria biba byamurenze, byamucanze cyane. Hari umukobwa aza, uyu mukobwa yitwa Kenning, izina rye murizirikane, murifate mu mutwe. Ndetse yamara kuza kumureba ahangaha akavuga ati, umva mwana watuje ari kuri mu biki? Ubwo muri ako kanya ahita amubwira ati, umva mureka mze nkwereka amafoto ahangaha, reba telefone banguriye, reba iyi ngiyi yari yaramenetse. Ndetse Taiga ahise angura ino phone, yareba muri telefone ye abona Taiga ari kumwohereza ama SMS menshi ku bwinshi, agenda amwandikiye utuntu dusekeje, agenda amwohereza utuntu tw'utugifu, ndetse ibi byose murabizi. Ndetse ahangaha akomeza kumwandikira ama SMS menshi, witegereze urebe. Ndetse uyu yarangiza akavuga ati, mwana ubundi reka nkubaze, byanyabyo koko ukundana n'uriya musore Taiga? Ndetse uno mukobwa agahita avuga ati, wapi ntabwo dukundana. Atumva Glory, ndakwinginze mbwiza ukuri, umbwire buri kimwe cyose niba koko ari ibyanyabyo. N'ubundi urabizi neza ko ari ntacyo nagutwarerega, we mbwira uriya musore Taiga murakundana? Uyu mukobwa akavuga ati, umva ntabwo nkundana nawe, ariko nanone igihe nzakomeza kuvuga ko ntakundana nawe, sha ndakubwiza ukuri ko nzabura amahoro pe. Azampitana, ntabwo yampa agahenge. Taiga ndamuzi, yamvunagura, ndetse yahita amezana ya karita abantu bose bakajya bantoteza. Rero mu buryo bwo kugira ngo mbe nabyirinda, agenda kumva ikigiye gukurikiraho, nicyo nyine kuba nakundana nawe nkabijyamo nyine. None uri kumva nabigenza gute? Ndetse yarangije aravuga ati, umva reka nkubwire rero, none se mufite gahunda yo kuzajya kuri date cyangwa se kujya guhurira ahantu mukaba mwateretana? Uyu aravuga ati, wapi ntabyo nigeze ntegura, ibyo nta nibyo nigeze amubwira, kandi nawe ntabyo yigeze ambwira. Ubwo no mukobwa Kenning ahita amubwira ati, rero reka nkubwire ukuntu ibintu byestaye. Ngewe muri weekend itaha kuwa nyuma, ngewe na boyfriend wanjye tuzajya kuri zoo, ndetse tuzaba twasohokanye ndi kumwe nawe. Ahubwo reka nkubwire akantu, nawe wabwiye Taiga kuri uwo munsi mukazazana, hanyuma tukazaba turi kumwe twese. Ubwo mukobwa uriya mukobwa Gloria ahita ahamagara Taiga akabimubwira. Sasa yamara kubibwira Taiga nawe arabyanga. Yarangiza akavuga, tumva ibi bintu ntabwo nabikenera cyane rwose, ubimbwiye gutya, bimbwira uri romantique nyine, umeze nk'umuntu uri mu rukundo, bimbwira muri ubu buryo. Ndetse yamara kubyanga, Taiga ahita yongera akamuhamagara, yari amarize kumukupa. Ahubwo atumva, wajya uba romance, ariko jya uba romance. Ndetse cya Taiga kiba cyanarakaye ahangaha, igisura cyakarishye. Ndetse uno mukobwa akamubwira ati, okay nta kibazo, please ndakwinginze uzaze tujyane, kandi ndagukunda nyagasani. Ahangaha Taiga agahita avuga ati, okay nibyo nari nkeneye, nibyo nashakaga. Kare hose iyo ubimbwira gutyo ntabwo nakabaye nakurakariye, sibyo? Ariko nubwo ka Gloria kabivuze, ntabwo byari bikanejeje cyane, kabivuze kugira ngo Taiga wenda karebe ko yakwemera akazaza bakajyana. Ubwo Taiga yagize ate, yarabyemeye. Muri weekend bagomba kuzasohokana bakajyana, bagasohokana kuko wa mukobwa Kenning nawe azaba ari kumwe nande na sheri we. Ubwo nyine ni amakupure ewana kabisa, azaba ari show ya danje. Ndetse yarangije aravuga ati, ariko ntuzambeshye, nizere kuzaba uhari. Ubwo feri ya mbere, ubwo wa mukobwa Gloria muri ako kanya ahita aza kureba wa musore Reni, bahita bapanga ngo bahure. Sasa reka uze witegereze urebe, amaze gupanga n'uriya musore Taiga ko kuwa nyuma bazaba bagisohotse bagiye kwinjoyinga. Sasa ahita aza guhura na wa musore Reni. Ndetse mu kuza guhura yaramubajije ati, se umeze ute, amakuru yawe? Yashaka no kumusuhuza. Ndetse mu kumara kumubaza gutyo, wa musore Reni nawe yase mubwira tumva meze neza nta kibazo rwose. Ibaze noneho Taiga aramusaje akabasanga ahangaha, agashiya katangira kumwica, kagatangira kumukwega. Ibyo byose byarabaye. Yamubwiye ukuntu mu Bufaransa byari bimeze ubwo yari ari kumwe na Mira, amubwira ukuntu byose byari byiza. Ni inkuru bari kutwereka nyine y'ukuntu mu Bufaransa byari bimeze, uriya musore Reni ari kumwe na Mira. Ati mwana nyine byaramunejeje cyane nkuko nabikubwiye, nuko kiragiye ntagaye twari dufite, ariko yaranezerewe yishimye, ibintu byose ntabwo yari yiteguye ko najyayo. Uyarangije aravuga ati, okay ni byiza cyane rero, ibi byose nige wakugiriyemo inama tujyeyo. Ntangije ujyayo,
none byaramunejeje cyane. Ngaho utekereza iyo utaza kujyaho ibyari bukurikireho. Ibyo byose byarabaye ubwo wa mukobwa wacu Gloria yaratashye agomba kujya kwitegura, ndetse mu gutaha avuye kuriya iwabo wuriya musore yataye telefone. Sasa reka uze witegereze urebe, bisi yarahageze ataha yirukanka ata telefone. Mu kumara guta telefone wa musore Reni yarayifasha yizana ahangaha. Sasa Reni aza gushushanya n'umujinya yarakaye, sinzi ikintu cyamurakaje, gusa yarakaye cyane, ashushanya nabi, agenda asigaho amarangi nawe ubona ko bimubabaje. Witegereze ureba akantu ku kandi. Sasa ukora aho ngari gushushanya, wa musore Tayiga yaje kumureba, ndetse yaje avuga ati mwana nose nk'umuntu ugiye kuri date mwana, nzagenda nambaye iki cya Tayiga cyishimye ubwo kizaba kiri kumwe n'uriya mukobwa Gloria kuwa nyuma. Cyaje kinezerewe kiza kureba imyenda kivuga ase nzagenda nambaye iyihe myenda ra, we muze mu mitiramo mwana. Umva Reni mwana, none ndi kubona ibintu byancanze mwana, nibi bihe mwana abantu bakundana baba barimo byancanze. Use nambare kano gashati, nambare iyihe se koko? Arebye anga aravuga ati wapa ariko ntabwo bihura, reka nze ndebe mindi. Cyareni kikisekera nacyo kikamureba kikamwenyura. Ndetse Reni arangije nka mushuti we n'undi urabyumva yagombaga kuba yamucagurira umwenda, ndetse uno musore yahise aza kwicara hano ku ruhande. Reni aramubwira ati umva ngiye kukurebera umwenda, gusa umwenda ndi bukurebere mwana nutazawambara rwose uzawunsebeje, kuko ndabizi neza ko uzabukubereye kurusha indi myenda yose. Sasa Tayiga arebye ahangaha abona ya telefone yaguriye nde wa mukobwa Gloria, ayisanga ahangaha. Sasa mu kumara kuyisanga ahangaha Gloria yaje ahangaha gute? Wa musore Reni atangira kwisobanura avuga ati mwana nyine yaje ahangaha kundeba, akimara kuhagera ibi bintu bizarya cyangwa reka uze wirebere. Sasa noneho ibintu biryohera, nagira mbabwire ko akakara agace ka 7 mu kanya ndaje mbaha agace ka 8. ndababwiye ati ntago nzajya mbatindira noneho kereka ku mpamvu zitunguranye. Ciao duhure mu kubutaha, Imana ibampira umugisha.